bavandimwe n'inshuti mwugurure baraje dore abageni beza mwugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremesha uyu munsi n'uwanyu mwugurure baraje ngo abana banyu batetse nimukibagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kunyinyato mwugurure baraye mwugurure abatangana bose mwugurure baraye dore sine y'igitego mwugurure yaje byano binihibezi mwugurure yaje icyogere mu nkuba mwugurure yaje ngo abana bacu batweretse nimukibagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari mu nyinyato mwugurure nimubyine nimutinye ntacyo babatwara uyu mugoroba mwiza wahariwe bene gakondo abaha n'inka n'abageni mwugurure baje inyongeramuka ivuga neza kugira ngo tuze gutarama neza. Data ndaranganije amaso mu ntore ziri hano mbona baranezerewe mbona bari gushima Imana rero nishimwe kandi kwirisite ku bashyitsi twari dutegereje badutaramane neza ababishinzwe bambwiye ko abashyitsi nk'uko mwabatumiye bahageze njye rero nkaba nitwa Samuel nkaba ndi umutaramyi byahamye abashima Imana. Haleluya. Ko mutanezerewe dukomere Imana amashyi n'abasabe neza. Hanyuma ndabamenyesha hano ko iwacu nta shyari tugira dukoma amashyi tugatarama tukabyina hanyuma tukishima. Muze rero gushira igishyika hanyuma ni intore zaturutse mu muryango wa Rucamihigo ziyobowe n'umusaza intore Sendinda. Hanyuma kandi rero nyakubahwa Sendinda abasaza barahari ibikwerere birahari iwacu ababyeyi barahari ndetse n'abana turabagira rero muri na misango uri gutaramane na kamarampaka iwacu impaka zaracitse niyo mpamvu biri bugende neza. Yitwa Kamarampaka Viana akaba intore y'iwacu mu muryango kwa Sindambe Faustin. Rero data nimuza kunyemerera nyakubahwa Viana antaza guteba ubwo renkuke muze kudufasha guha umurongo kino gitaramo. Icyo nshinzwe no guhuza amagambo mwebwe mukiyakirira abashyitsi. Murakoze nimunshimire data ko agiye kubinkorera Imana ishimwe. Murakoze cyane Kristo. Bravo. Amahoro. Amahoro. Rucamihigo muraho. Turashima Imana. Akavura karaguye mu minsi ishize. Karaguye mu minsi ishize. Namwe mwari muraho. Turaho. Ngira ngo urabona ko twabiteguye. Yego. Ngira ngo
umwana mukanya yambwiye ko hari isi bivunyisha, hanyuma ntuma uza kubavunya, agaruka ambwira ko ku ruhembe asanze nyirinkoni ya Rusugena Rusanga, bintera amatsiko yo kumenya ko mukigira impenda iwanyu. Muracyagira inka z'impenda? Murakoze cyane. Aha rero ni umuryango mugari, ngira ngo mwabibonye. Twabibonye. Ni umuryango mugari wa Sindambiwe Faustin. Imana yaduhaye umugisha mu bintu byinshi, ariko kandi uwabivuga ntiyabirangiza. Ngira ngo urabona ko atari ku mpama, niyo mpamvu ngira ngo wegere ejuru muvunye ihobe, Yego. hanyuma utumire ku gicuma, mbona umpera nk'ubwira insanganyamatsiko y'umuhanzi. Hindura umusana ariko kumbura. Bravo. Ni amahoro. Nuko twishimiye kubakira. Murakoze. Mubonye ubwobwa imbuga hariya numva ineza, nisabye umutima, nuko ngira ubwuzu ndetse n'ubwogogo. Murakoze. Nishimiye kukwakira, ndagira ngo amfashe kuko ntabwo bakobwa beza nimutambuke, hanyuma data yakirire umushyitsi mukuru. Rwabaye rurerure kandi n'akavumbi ndabona ari kenshi. Nizere ko waje nta gishyika, turi buganire tugashyira kera. Nacyo cyanganye. Yego kugira ngo badateza rwaserera. Yego. Nguhe ku buki bwacu, hanyuma ngira ngo wumvise umutware wasenze hariya yashyizemo ibiri bubera aha byose. Niba wakurikiye iryo sengesho avuga amen, nabundi twinywere. Amen. Amen. Sinsura rwose, numva itanyura itama turaguhindurira intango zirateretse. Ibinyuze itama nta icyo mwama rwose, nta ni byiza byose. Urakoze cyane. Noneho hino uruti, hanyuma turaza kuganira maze gushira igishyika neza. Nagira ngo rero byari byose tumaze kuramukanya no kutwakira. Yego. Ari wanjye zane. Twicaye. Bawicaye ushira igishyika. Data uraza kumbwira. Yego. Ahubwo rero abasaza nimubashimire baganiriye gitoro. Hanyuma Eustache rero nze kumwibutsa ko iwacu nubwo tugira indangagaciro yo kwihuta, hari n'abasore bahimbye indirimbo bati buhoro buhoro. Harimo amoko atandukanye, harimo buki na yitegereje. Eustache yanuriwe, ariko kandi ndanatekereza ikiganza cy'intore ntigihera hasi. MC, ndagira ngo abantu bose bagendaniye na Eustache, sinzi kugira umuntu awikirisha isazi ku munwa, mubanyuremo bose tubakire. Hanyuma icyifuzo cya data rero ni itegeko, ababishinzwe mwakira abantu bose kandi ngo turyoherwe. Imana ishimwe, ati turyoherwe. Hanyuma erega wa mushiki wanjye uba hafi data, nigire hafi nanjye ngira icyo mwongorera. Ashimeshe. Hanyuma niwinanirwa rero Basuhuze. Katuramurishye turasuhuze. hanyuma natwe tubakire n'amashyi faya n'ubundi wacu ntacyo zaba zitwaye. Twaje gusa burya ntabwo ari intwerano, ariko iyo umuntu agiye yatumiwe agira icyo yitwaza. Nagira ngo rero muha utwemerere. Yego. Twemerere mu juru. Yego. Iwacu dukwiye amaturo, ni mu duturage mu yandi. Ntabwo ari intwerano, ntabwo tumubuza. Ubwo iyo umuntu agiye gusura mugenzi we
yego agira icyo yitwaza maze rero ubu twavuye mu bintu turi mu bantu uriya mwana uguhereje iyi nzoga ubwira yigira hano tw'imbere turamukanye ntabwo tunywa inzoga uyu ni umutobe n'uwari wansobanuriye ni umutobe n'ubuki ni umutobe ubuki nabwo buraza kuza ntabwo bukangaje ntabwo bukangaje ngaho banza umbwire uyu mwana ni uruhehemure ni uruhehemure we ntacyo atwaye data umwana nta kintu atwaye akira sha yari akungumye ngo muramutse ariko uri umwana mwiza ujye utwaza inzoga papa ntabwo ari inzoga abagenda bicara ntabwo ari inzoga hanyuma warumbwiye ngo ni ituro ni intwererano ntabwo ari intwererano ni ituro twaje twitije tubaza ni ituro namwe ni ituro tubasaba ariko ibiganiro mwari murimo ko natwe mwaza kuduha akanya tukagira icyo tubabwira ubwo wanzoga we ntabwo ari inzoga pe twebwe turakirijwe niyo mpamvu baje no kudusengera ntibumve neza iyo tugiye ahantu twitwaza umutobe wa mutobe we nturi intwererano nturi n'ituro twavuze ko ari ituro ariko n'ituro ntabwo ari intwererano ntacyo mubuze reka tuyishyire mu yandi maturo yego urakoze cyane twasabaga rero noneho kubera ko kuko ntabwo dutegeka twasabaga yego mu biganiro mwari murimo igitabo mwari mufite ko natwe mwaza kutwemerera natwe mukaza kuduha tukagira icyitegerezo tubagezaho inzira ni nyabagendwa urakoze ubwo data yakwemereye ngo fatiraho maze reka ngucungure amaguru tuganire wicaye ukaba abanza babampera amashyi wacu twabonaga ageze igihe aratuganira avuga ati ariko data nubwo muri mu gitaramo mfite ikibazo ndarwaye kandi hari ahantu niboneye umuti ushobora kujya kundebera aturangira rero ko mufite umukobwa nawe ushobora kuba yamubera umuti turaza turabiganira mu minsi ishize avuga ati ariko nubwo tubiganiriye ntabwo ari twebwe twenyine tuvuganye turi babiri ariko hari n'imiryango avuga ati ibyayo byose tuzakoranya imiryango kandi hari igihe tuzaba dufite igitaramo noneho mutubwira ko uno munsi tuzaza tugasubukura ikiganiro niba mubitwemerera ubwo ngubwo mwabitubwira murakoze tugasubukura ikiganiro nakubwiye ko ubu noneho ibintu uzajya unsaba byose nzajya mbiguha diregiti yego ifatiraho sitari murakoze reka noneho mvuge mpagurutse kuko munyemereye burya reka mwongeye mumpera amashyi Imana ishimwe rero kirazira iwacu kirazira tuguha umwanya w'ijambo mwageze uvugire ku busa koko busembuye wa bundi wari umutobe n'ubuki budasembuye n'ubuki budasembuye yego ariko rero ndagira ngo nsabe musi niba wamuriye akara sinzi ariko uguma gushyigikira buri kanya aze kwitonda tuganire umuntu yisanze ahantu afite icyaho ahantu mwahuriye ejo ariko si umwana wa hano mu rugo si umwana wo mu rugo ubundi hano sinjya amazi ahari yego none se hanyuma nibadufashe hanyuma urashaka ko tuyisangira ubwo buki data nitwe turi bwemere ko kuko bukwiye ijambo iwacu hanyuma muze kunyemerera hanyuma nibayikureho urukoma hanyuma tuyicire urubanza yego ahubwo rero twari turi hano hantu turaganira ikibazo cy'umusore wacu twari dufite tugira ko mufite umukobwa adutumye hano tuza kumureba cyangwa mutubwira ko umukobwa ahari tubita ariko nubwo umukobwa ahari ntabwo tupfa kumuboha umuryango wose utabyemeye none umuryango urahari wateranye tubwire noneho niba umuryango wabyemeye hanyuma dukomeze murakoze
ugize uti ngo ubushize mwari muri hano turaganira. mwagenzwaga n'iki icyo gihe? Twavuye ko twagenzwaga nuko tuje gushaka umukobwa hano kuko twari dufite umusore tubasaba umukobwa, twari dufite umusore nawe umukeneye, baganiriye aramukunda, yari amaze igihe atubwira ati ngiye ntabwo najya ngo nsinzire mutamaze kumbonera uwo mukobwa. Mwari muje gushaka umukobwa? Yego. Hanyuma ko mutamujyanye? Ntabwo twagombaga kumujyana kuko ntabwo twari gupfa kugenda mwatubwiye ibisabwa, kandi afite n'abamuyobora atari mwe mwenyine kuko niyo mpamvu mwatoranyije uno muryango. Reka nkukosore gatoya, mwari mwaje gufata irembo ry'umugeni nibyo? Gufata irembo ntabwo umuntu afata irembo, twari twaje kwaka irembo ntabwo ari ukurifata no kurisaba. Twari twaje kwaka kurisaba, aho kurifata ubwo waba ukingiranye bene urugo kandi atari ngombwa. Oya, tugira amarembo menshi iwacu, hari iryo ry'inka, hakagira iry'umuco, iyo twanuriraho imyaka, haba amarembo menshi. Basabaga irembo ry'inka. Mwashakaga iry'inka? Irembo risohokamo umugeni rigataha inka. N'iry'umuco. N'iry'umuco. Atangire tu. Wagejuru. Komeza untereze. Ashaka. Iriya niyo gutera ubwatsi. Iyi rero niyo kubagara. Niyo kubagara. Yego. Ariko ko nabonyeho isake ubwo. Iyi sake rero. Ubundi y'ibiti. Umuntu arakanguka akajya mu kazi. Nicyo iyi sake ivuga. Ubundi mbere amasaha ataraza yageze agasaka umukuba gugugugugu. Abantu bakajya ku mirimo. Abantu bagahita babyuka bakajya mu mirimo. Yego. Nibyo. Mumfashe kirira. Cyubiri. Ugakata gutya. Ukajya ukahambira ugashyira ku mutwe ukagenda ugashyira inka ku kiraro. Ugahambira. Kumbona se ariko iyi ni ya kizungu. Aya ntabwo ari kizungu se, hano hari kizungu ariko turi kinyarwanda. Aya kizungu ntawe uri hano, iyi ni kinyarwanda. Kizungu ya nari mbanje ngo niye. Oya ntabwo ari ya kizungu. Namubonye hafi nari ngiye kuri. Oya ntabwo ari iya ni iya kinyarwanda. Yego. Iki ni ikibumbiro. Yego. Kubera ko inka zacu ntabwo zicyaho ukabona zisigaye ziba mu biraje. Iki ni ikibumbiro. Yego. Erega ikibumbiro cyabaga kiri nkanga. Iki ni igicuba. Ubwo hano kiri ni ku kiraro ni he? Ubundi hari ibintu urabona ahantu turi, ariko hano turabara ko ari nko ku kiraro, inka zije kuhanywera, sibyo? Hano hari umusore rero, ubu turashaje twebwe, abasore ubundi nibo badahiraga. Reka turebe, wamfashije ugasa nk'udahira, ukadahira. Nta wundi musore mufite se? Nta umusore mufite? Ni undi musore, kuko abasore nibo badahiraga. Reka mfata uyu nguyu. Reka muvune data. Nabyo. Reka nigereyo itangandage. Utigute rero. Ko dusigaye turi mu iterambere. Ubundi twajyaga mu mugezi tukagira dutya. Ariko noneho turi mu iterambere. Tugenda mugatega kuri robine. Mwe bya kizungu ntabwo ari bya. Ni bya kizungu. Nanjye nategeka tukagira. Kagiye. Tukagira kure. Ni muri kazi tubone ko twabireba. Gasuka. Reka ndebe ko nzabishobora. Ngugire utya. Oya, ni kuri robine. Ni kuri robine. Ya kinyarwanda ariko. Ikinyarwanda. Ariko mwitonde. Nyamara umusimi mwitonde kizungu ataza kubireba. Aya nta kizungu uri hano. Nagumye mumuvuga. Ocho. Mama turi kubikora gutya ubundi abantu bari bazi muri kazitera hepfo. Uzi ko kiri imfura. Ibi ni bimwe twakoraga dushaye mukuye. Naratarama kazitiro hano. Umuco ntugacika iwacu. Nakoze. Ubundi bibwira ko
ubwo aho uzakubonera kandi ubwo uraza usigaye niwe uraza kumbwira. Murakoze. Bitwaye ikizi n'iriya sibo bari kumwe, urabona barimo baraganira, namwe nimuganire ibikurikiraho. Esther, urakoze cyane. Umuco ntugacike. Yego yego. Iwanyu ndetse n'iwacu. Yego. Ariko kandi ese muracyari abagenza b'ibihame se? Muracyari abagenza b'ibihame? Barageze ahubwo nta turageze turahamya nta kibazo. Nibyo. Ubwo wavuze ko wahaje gusaba irembo ukarihabwa, kandi nubwo wamariyemo umuvuduko wose ariko ntacyo, dusanzwe turi inshuti. Yego. Ntabwo nagutenguha, ariko kandi ntabwo wavunwaga n'ubusa. Nendaga kukubaza, ese uribuka ko hari ba mama wacu na ba nyirasenge twashyingiye iwanyu? Ndabyibuka. None se iyo ubona uza ukavuga ngo uje kutwaka undi, nawe naguhaye ntarababona, cyangwa wabazanye ukabangomwa ngo baramutse, ntabwo ndagera kureho kuramutswa n'abana, ariko ukaba ushaka ko nguha undi. Urumva ibyo uvuga atari amariburira? Abakobwa barahari babandi bahagurutse mu kamuvune saa igihame. Ni igihame data, ginda data gusuhuza. Ariko ndabona zatishimye. Arishimye. Uraho neza? Utubwire niba umuryango wasanze bakiri ku Mana yacu barasenga, iyo bagura igitenge ntibakatuza. Ni ukuri akira. Esther, nundi ndamukwemereye. Murakoze. Igendere mama, igendere. Mukwemereye ariko ufashe neza, uguwe neza. Umwana w'umuntu ntabwo ari akabonobono, ntabwo rero namutanga nk'utanga inyanya z'ikimene cyangwa umusururu warase. Ubwo rero agomba kuhaba, ariko icyamukura kikaguma. Ubu rero ngiye kugukosha. Ese muriteguye? Turiteguye. Mwese muriteguye? Turiteguye. Muracyari aborozi se cyangwa mwaje kuba abatunzi? Turi abatunzi. Muri abatunzi. Nagira ngo mbe ngusubize ibikoresho byawe hakiri kare, kuko ntabwo tucyorora twebwe. Turi abatunzi. None se kugira ngo ndashaka kugukosha, ndagira ngo umbwire ubwoko cyangwa se amazina y'inka mufite, hanyuma ndakubwira izo mukosha uri bunkwere. Rero iyo umuntu akosha ashobora kuvuga ubwoko ashaka ubwo ari bwoko, ushobora ko hari izo wenda ubutashaka mu buryo twakuzanira. We wavuga ubwoko ushaka bw'inka, hanyuma tukakubwira ko zihari cyangwa se zidahari. Ubwo aribyo byaba byiza. Data rero nkunda kuragira ibibamba. Noneho MC itonde aho mwahuriye ejo nazi kuhamenya buriya, witonde rero. Noneho iwacu nta ruswa ihaba. Kera umwami Mutara yagiye gukwa umukobwa akwinkima. Baravuga ati se ngahori umwami akoye inkima. Aravuga ati inkwano ntago ari ikiguzi, ahubwo nikima neza kereka umubyeyi ko yareze neza. Yahaye uburere umwana kugira ngo atazaca dobanda agahingukira ku gasumba. Nibyo? Yego. Hanyuma ngiye kugukosha, uragenda urebe muri izo nka mufite. Yego. Urarebamo inyana igeze igihe cyo kurara imfizi mu mahembe. Aho turi kumwe? Turi kumwe. Hanyuma uyizana iteruriwe. Nugira inyana enye ziteruriwe, uraza tuganire. Urakoze.
bakumira amashyi menshi. Kurano ngo uguri rwanyu numva inkuri gushaka uguri rwanyu n'urwa bacu biri hamwe nkuko uzi duturanye kandi twanaragiranye numva n'icyo gihe nakubwiye aho uguri ruri aho uti nta kibazo bitwaye numva nawe urahazi uragenda urahitamo uzibona zigukwiriye. Ubona yantumye inzuri ziregeranye reka ntume MC hariya nubwo ntazi aho mwahuriye ku mugoroba turebere aranyongoreye ambwira ko mwari mwazimiriye kugira ngo tubanze tuganire ariko nizeye ko ari bundebere neza. Hanyuma icara ngo ucungure amaguru. Arakoze cyane. Hanyuma rero mu gihe data antumye mwishyo mu mashyo ari mu mucyamo nagira ngo umutaramyi wacu abadutaramiye yego budutaramiye hanyuma nanjye nikoze mu mucyamo ndebe Gashumba mubaze kuko ko ari byo amashyo yageze mu yandi umucyamo kandi abashumba baje bazishoreye ngo baragiranye na Gashumba ntiyazikumiriye rero ntiyazimiriye ziri kurishanya n'izindi kandi nkuko Sitashi yabivuze izo nyana zose zirahari. Hanyuma nanjye rega mu nshimire mvuye mu ishyi. Arakoze cyane Star. Inka mudukwereye turazishimye. Yego turazishimye nta mpaka. Ndeba nabo basaza mwicaranye mwese mbona muri gucogora urukiryi. None uwo mwana wanjye niwe mushaka gushyingira abo basaza mwegeranye aho ngaho? oya aba ngabo barabirenze ni abasaza nyine umusaza se yajya kwiza. Ndashaka ko menya umuntu uri gusabira uwo mugeni amazina ye yonyine nta kindi yonyine. Nibyo rwose ni Theophile. Hanyuma umunyarwanda aravuga ngo utanaga ibiramvu by'ingoma mu nsereke zayo abashaka kuronka umutagara kandi umutagara uzajyana na zigeze ikaragwe kandi ntizigera ikarago zidafite abazikaraga. None Theophile nizere ko ari muri iki gitaramo ariko ntabwo ara nunyemerera naringize ngo watumye umukwe anyumviriza. ntawe wari nunyemerera turamutumira kirazira kikazira ngaho mutumeho aze muramutse sindagera kureho kuramutswa n'abakwe mutume haze muramutse turamukanye. agiye kundebera Theophile ahantu ari akamubwira hano hari umusaza akeneye ko umusuhuza ati tebuka mu gitaramo. Star wanyu haracyaba ibimina ibimina birahaba. none siko ntumije we Sitashi atumije nkabona hahagurutse koperative. nta ntore igenda yonyine buriya nuhamagara Theophile araza ariko nta ntore igenda yonyine iri mu nzu. Iraboneka muhagarara aho ngaho mutegera data muramenye ngo nuhamagara Theophile uramubona araza umusuhuza. Begera imbere hanyuma ndamutse umukwe. Igera imbere Theophile dukomeze hanyuma Theophile hagarara aho ngaho banza wiyeze data ntabwo tuzi utagiye kugukoresha. Hanyuma rero witwa Theophile agiye gutera intambwe asange data hanyuma data muramutse imwe. Theophile n'uyu nguzi ko nduzi mbona se kumbona agenda amatereka mfizi nekaye. Theophile uraho neza ni amahoro Yesu ashimwe. Papa wawe twaganiriye arambwira ngo waje numva ndabyishimiye. Tuguhaye ikaze rero muri iki gitaramo. Igera hino nawe bibanza ari bavuga harya mu gifaransa bavuga ngo ni pare. Nibyo uri imfura uracyari imfura. Hanyuma bariya se
ariko nawe ndabona uri umugabo. Namusigaye hari umugabo urimo ngo nta mugabo bari nawe umugabo niho akira cyane. Hari uko muri aha wari wakora mu kiganza cy'umukobwa hera ku murongo umusuhuza yumva ikiganza cy'umukobwa wacyumvise nahariye kurikizaho n'uriya n'uwo hari usimbutse. Okay, barakoze cyane. Bayisubiriye kwicara mwumvise uko bimera. Namwe Tofile azababwira inzira yaciyemo. Baje kureba buriya nabo. Aha rero iwacu umukwe wakoze igashimwa yongera kwicara ku gatebe kamwe kudakoye cyangwa agasonga bugari, ntiyongera no kwicara ku bibero by'inzu. Noneho tambuka muryango mwabonye umukwe. amashyi menshi. Murakoze cyane. None rero Théophile, uyu muryango wa Sindambiwe Faustin uhereye none aka kanya nta cyemezo uyu muryango uzongera gufata udahari, kuko uri umukwe mwana, ntabwo uri umukwe nkori turi kugendana. Ntabwo tuzongera guterana gutya udahari. Nawe uzutanga igitekerezo cyawe. MC Karame data Théophile ndakwicira ngo icyicaro navuze wacyumvise. Yego. Hanyuma rero sinongere gusubiramo. Hanyuma n'abagendanye nabo bakoze mu kiganza cy'umukobwa bumvise uko bimera, nabo ntibasubiraho bari bicaye. Bashakira ahantu bicara naho ku buryo bumva batuje, nabo buriya ubutaha nibo bazagira dimanche yabo. Urakoze cyane. bazagira uwa gatandatu wabo na dimanche yabo. amashyi menshi. Hanyuma nanjye nk'uyu mwanya mbiyakirire umukwe Théophile ukanyegera, kuzi ko hari igihe twaragira nyegera hano, hanyuma na pare wagufashije muri ino mipangu yose mukaba mugeze kuri ino tarike bimeze neza. hanyuma se bariya basore ko mudatera amasari, kapiteni wowe mwewe uracyari kuri peti iriya ni iranka yayawe. hanyuma ufite inkoni y'ubutware, hanyuma urajya umutunga inkoni y'abakuru babaye mukuru wacu. Mwerekeze hariya, undi umwerekeze hano, nurangiza ndakubwira ibindi. Tunga inkoni, tunga ikibando. Uriya ni kurutunde. Kuruturiye. Zahari urinda umutekano wa kapiteni. Hanyuma ikomeza. Koresha inkoni. Ugihita umwe atigana hano iburyo bwa. Kaba bakurutu nabo rero bakeneye irindi peta koko. Théophile hutishe Captain Théophile. Atigana hariya wowe. Nuko ari njye mbibonye na Théophile ntiyayibonye, ubundi yari guhita kunyaga. Hanyuma rero Théophile, Captain Théophile akwiye ibyicaro iwacu, tambukana na pare, hanyuma mucaka bugi hariya, hanyuma imisango ikomeze. Yego, ahubwo rero pare gumye umupangire ingendo, hanyuma hano mutwicara abami bizaniye, ndabona ari intore nziza. Arakoze cyane MC Esther. Namubonye Théophile. Ibintu biri kugana heza, sibyo? Yego. Ariko rero Théophile ndi kumuha umwanya mwiza, mukuye mu manegeka hariya, ndi kumuha umwanya ariko ndabona atishimye. Aba yakwishima kubera namwe mutwemereye kuko ntabwo tutegeka. Hanyuma icyifuzo cyacu mukagisubiza, mukatuzanira roza. Buriya arahita aseka yishimye, buriya wabonye atanaseka cyane ariko namara kubona roza. Murabeho
abasore b'imikogoto bagwije imbaraga banyweye ikivuguto cy'inkasi wacu kwa data akaba ari hagati yabo wanjye igikoko umuhanzi ati nyirabayazana ninde reka data rero kukubwire iri muri ku mutima hanyuma yiko umutereka amati wacu umusingi karame data ongeraho diregiteri bitwaye ikizi ndagira ngo murekure mushiki wanyu muzabe mbega ikivugo none se amandazi waryaga wumvaga bizagenda gutyo gusa amandazi ya tofi ntabwo yarahagije ni ukuvuga ngo uri bwake indi paki ndaramubonye ku gasantere yamugurira nimuhamashyi urawe ntabwo ari gakeneye indi paki ubwo tofi iri ahantu ari abyumve ntabwo musaza we ngo ntabwo yanyuzwe ntabwo ari bugenderaho uguze kumwandikira hanyuma rero ndagira ngo mbashimire mu Rwanda impeta tugira isumba izindi no gutakwa mu ruhame ndabashimira ko mwumvise batumijeho mushiki wanyu mukavuga muti reka tumugende iruhande tumenye ikibyihishe inyuma ariko nta kibazo gihari urabona ko natwe turi imfura kandi ngira ngo impungenge zirashize uretse akabazo asigaranye ese nawe no nta muntu ufite uruganda rw'amandazi hano uwo ngakunda keke yamukekeye nkeya nibyo ubundi kera umwana watoraguraga igihingwa cya nyirasenge bamumenyeraga ikiretso rero ni ubugari bwasigaraga ku mwuko yaburya yishongora akavuga ati narushije abandi isumu bakamukubita umwuko ndabashimiye rero muhagarare hariya hanyuma ikibazo cyanyu kiri bukemuke Teofila yacyumvise Roza igira imbere isashimwe amakuru ki kubitonze cyane ni ibisanzwe ugize ubwoba nawe ntabwo nibyo hanyuma rero urabona hano turi amasibo turana twateranye turaganira sibyo hari isibo yaje tugendereye yatubwiye aho yaturutse tuyibwira ko turi mu gitaramo hanyuma baratubwira ati natwe duciye hariya hanyuma biba ngombwa ko tuza tugataramana turatarama bishyira kera baratubwira ati nta nubwo twaje imbokoboko ntabwo twaje inkokora zireba inyuma ati natwe hari ikintu twitwaje sibyo batuzaniye ubuki urabona ko ameza hari ubuki buradendeje sibyo turakomeza turaganira bigeraho baduha n'inka baduhaye inka pe nyinshi kandi urumva kandi twazakiriye urabizi ko njyewe ngira inyota ese urabizi ko ngira inyota nimumumera amashyi uzi ko atibagiwe papa ubundi kiranga ababyeyi tugomba nyine kugira ahantu dutaramira kandi ntidutarama ubusa ngira ngo urabona buri wese afite igicuma imbere twabibonye hanyuma rero ese umuntu witwa Teofila waba umuziho? Yego ndamuzi. Uramuzi?
Okay, noneho rero ibyo bintu baduhaye batubwiye ngo nubwo tubibahaye ntabwo bigenda gutyo gusa, ni ukuvuga ngo turabibahaye ariko turaganira, ariko turashaka umukobwa wanyu Rose. Ese ibyo bintu twariye uremera kutubera inyishyu cyangwa tuyabangira ingata? ngo igisubizo nimwe mu gifite data. Uremera kutubera inyishyu y'ibyo bintu twariye n'izo nka tuyabangira ingata tugende hakiri kare? Nta na kimwe. Noneho kibaye ikibazo, harya muri za mufite nta munani wabonekamo w'umuco ngo tuzibasubize? Yabihakanye. kabiri kose uwo turawufite, ariko kuwusubiza ntabwo aricyo gisubizo, ahubwo igisubizo gifitwe natwe. Arakoze cyane. Noneho ubwoba burashize, ntabwo nkiyabangiye ingata. Wabyemera rero, ubwo utabyemera n'ubihakana, ubwo turabyigaho turanamanama turebe icyo dukora, sibyo? Hanyuma Esther egereje naje. ese Roza wari umuzi? Nari muzi. Mwamenyaniye hehe? Kuba naje kubasaba ariko ntabwo isura yizi, bambwiye ko ari Roza. Wari uzi izina ariko wari umuzi? Ntabwo nari muzi. Wahita gusobanurira aho mwamenyaniye? Hanyuma Roza nguyu, ndagira ngo igisubizo cyawe kibonewe umuti, hanyuma shyikira umuntu. Maze rero Ishyikira umuntu. reka mere nka yabyaye muke, ibyanjye ndabirangije, usigaye n'iby'abatanga. Reka nimwere umutobe. Ngwino babane mukamira amazi atozira hano. uriya musore uko areba uko akanura n'umugomo turamuja ndarandeba nanjye, ahubwo rero mva ko i Nyanza abafana ngiye kwitegereza ndeba. Ro tambuka, mwigire hano hafi, asanga nabahaye amandazi nabyo byibuka. Umuhungu wagiye kuri Beniri urutuma kukunda keke ntuzi, ukazana keke tukaba twiriye. Nanjye niko mbyumva, ariko sinumviriza. Ati se wowe dufite n'ibizigira wahita unyirenza? Ntaretse ubu ntiwabyibuka koko ahandi? Ati igerayo mwereka uko bigenda. Ahubwo rero Tofi irazi gutereta, ni mumuha amashyi. Umuntu aratereta pe. Ati iwanyu bangize kapiteni, reka nguhe Suriyatoni, reka nguhe Suriyatoni. Nanjye ndagaba. Ati noneho rero mpega akanya shamugera se ko yakanindagira turiranka ntihagije. Ati atirekora arikushare ategera yiyesha yatirekoje. Hanyuma rero mwabasore, kugira ngo turebe ko Tofi yako kuyigendera, kora kuri iyo ngofero kubita isari, hanyuma muhindukire turebe. Yakoze kubita isari turebe. Tureka ntari kitaragenda hano hari iki turabaza uramuzi wowe nanjye ngarageshe. Ati nibyo. Ati nyamara muhindukire basore beza. Hanyuma ubundi ruhano ntoyoyo. Ati sigira yamara iriya byivugo sindimo byumva jotene na kwagara ibintu byinshi cyane. Aravugishijwe da. Tofi uwakoye uretse gato, uwakoye akora ahashatse, usibe kumukorakora ntacyo bitwaye. Ongera umugwe mu byano, ubundi wumva iyo mpumeko ya Roza
ati abavunye maze yego ahubwo rero anashimisha ati agahinda nari mfite tubyihorera ni ikimenyetso cyerekana ko nakugabiwe hanyuma pare atanga akanya gatoya umuntu n'umuhungu wawe baramusubirana ati iki ni ikimenyetso rero cyiza cyane ati ni impeta nziza buriya aravuze ati mwabahungu mwe rero mwamwandagamo umunuganuga roza ibe attention byarangiye musubiza amerwe mwisa hanyuma ati kandi ariko mama mushiki wanjye akaba mwiza cyane agatimwa mu gitaramo maze si ugutarama akarusha ati uru rurabo rukwiriye roza turi muri roza hanyuma rukwiriye ururabo nshuti yanjye ati ni mu ntega yanyakiriye ati hano nateguye impano nyinshi ategera hino nshuti yanjye ati ntugatuturikane kandi nsanga uramenye ntukicwe n'icyokere mpari kandi ujye umenya ko nta kiruta imana ati tuza ndabona ikibura nanjye ntibikigusabe mu kanya ati shyikira kurutuwe ati hari ibyo ntakoze ati bishura nta kuntu ntabikora ati nta kintu ntakora ku bwawe ati wabonye umuryango twazanye ukungana ati rero niwe twari tuje kureba ati nkwiye no kukoza ibirenge amashyi menshi twatosira yewe nuko tushaje aha narumiwe pe hanyuma rero mutarabe neza ati kandi ukwiye n'uyu mubavu ati ukwiye n'uyu mubavu Tofira aramye ati wakwereka ahantu uyu mubavu wakorewe ni ahantu kure cyane ati kandi ukwiye inshuti yanjye Rose hanyuma kandi mu gihe Tofira na Rose bakirwana mu byano reka nsabe abafite impano zize hafi hano ati sheri urabizi neza uyu mubavu urawuzi cyane ati umva hanyuma Rosa kandi yateguye n'indi mpano nziza cyane Profi ushonje uhishiwe humura agapfundikiye gatera amatsiko nanjye yabimpishe n'ubwo ari mushiki wanjye itatse amabara meza kurenza convention center itatse amabara meza hanyuma Rosa ati rero kugira ngo ibindi bikomeze bikanereka umukunzi wanjye ko nzi no gutegura ku ruhimbi mpeza nkahatunganya neza bikagenda neza hanyuma ababyeyi beza mufasha Rosa gukora isuku agasukura iwacu neza nimutambuke ababyeyi beza nimutambuke hanyuma munyegere hano Rosa ategure hariya hantu neza ati nasanze mwakoze ikosa mwanyicarije umukunzi ahantu ntishimiye cyane nitwaye iki yego uratambuka isenga Marene uze kuba hafi nyamuneka ujye uribagira
impanuro ku mwana ntabwo ari iz'uyu munsi n'ejo bundi. Yego, mushiki wanjye akaba umukobwa ikibasumba, akaba injongi, akagira ikinyabupfura kurenza abandi, niwe turi nka mama. Hanyuma Roza na Tofira babagenera impano, babaha impano nziza babateguriye, kandi nagira ngo mwihutishe, ntacyo byaba bitwaye, nimuve, ntabwo tubambuye icyicaro cyanyu, ariko n'aya makuru babiri bazayakenera, bibaza ati mama na papa byagenze bite, bigire kuri iriya ntambwe. Murakoze. Hanyuma yego, nimwihutishe. Yego, data ati uri umukwe mwiza sha. Hanyuma afite umufasha, ati babanza kubigenza kundi wacu, ntukicwe n'izuba, izuba ry'igikatu ndarikurinze, ati kandi sugira usagambe mubyeyi mwiza, wabyariye umugore mwiza, ati kandi nugera aho imbaraga zibaye nkeya, ati ntabwo ari vitesi, atariko ntugasitare, n'umukwe wacu azi kwivuga. Amashyi menshi kwa Tofira, ni umukwe twahaye mwiza cyane. Ati kandi tumawe, ati Roza wamubonye umwana wanjye ameze mbese kiracyari igitese ku mama. Yego, ati rero kwiyi impano buriya rero na data ushinzwe amakuru iwacu ni uko bigenda, turuzuzanya. Iyo tugeze mu mwanya w'amakuru aba amakuru koko. Yego, tangwa hari ibyo twari turimo tuganiraho. Hanyuma rero ati twageze, amasaha yageze ku masahane, ariko iwacu birateguye muhumure, data yariteguye. Hanyuma Tofi erega nuko ati ntereza mbanza nshimire, ati nimumfashe sheri wanjye, ati nimwamfasha, ati nciye bugufi imbere yanyu mubyeyi, mwabyariye Tofira, none ndamwegukanye mu gitaramo, ngaho rero mukwiriye ikamba, mukwiriye impano. Arakoze cyane. Iza mwagize neza. Mawe se iki? Mawe tukaba bandi baguha impano. Yego, ati nuko yahubwo rero ategeza hasi, ahubwo amashyi menshi ku bageni bacu. Arakoze cyane. Mama ati kazana mwiza, ati ukwiriye kubu ngubu mu kinyarwanda kigezeho ngo ni umutaka ufite umumaro wawo, ati mukazana mwiza, ati wari uzi ko uzajya gukingiza se? Buriya mugiye kuzazana n'abakobwa ababyeyi, ahubwo rero ati nujya gukingiza uramenye ntaze, ati kandi nawe izuba ntizagukoreho, mukazana mwiza. Ati nabonye amatama atemba amata, ati nyaboneka izuba ntabwo uburyo ujyamo nawe ntabishaka yuzuye mama. Yego, arakoze cyane. Arakoze cyane Mare, ati nubwa burenganzira turagize neza data wacu, ati ku mpanuro nziza wampaye
no kumaya Minerivare wagize neza ati nawe ukwiriye rwose ntugasitare ntugasitare amashyi menshi kwibaza yabiteguye neza ayirangije ati tambuka tukugabire natwe abana nubwo mukidutunze mukidutungisha tambuka mu gitaramo hanyuma Tofira na Roza babashimire Diana yego tutambuka nyamuneka egera rero Bwana Tofira ati iyi ni intore itanga abageni wacu niwe data atuma mu mirimo nk'iyi ati yarakwiye rero gushimirwa mu gitaramo amashyi menshi reka kandi mu gihe umutaramyi agitaramisha nsabe protokole banyegere hano babe bitonze gatoya abandi protokole munyegere hano mbabwire akantu nimuzane dutegure twicara abami mutambuke namwe mushyike kuri biriya byicaro byiza hanyuma aba bana bamwe babashimire mubika ibumoso kandi bikubahiriza uko mbitegetse kuko data yampaye yangabije iki gitaramo hanyuma nimukora iki kimenyetso cyiza yego nanjye ndabireba ni ikamba bahaye ikimenyetso nanjye ntarabona neza ati nibyo ndareba ikimenyetso kivuga ngo warakoze mubyeyi kandi ariko mama amashyi menshi kuri bano bana bacu warakoze mubyeyi mwarakoze babyeyi beza mukwiye ikamba mukwiye ibyiza Tofi erega ufite umufasha nagufasha ntacyo biba bitwaye atusheri kugira nk'indasha uragira ngo koko uragira tubagira bake urugono rwa babiri banareba uburebure ubugari bakabwihorera ababyeyi hanyuma rero Tofi ongera ujye hariya na Roza ajye hariya ayo makuru arakenewe unganyiriye umurimo hanyuma muramukazi wa Roza abe hafi ashimirwe aze kumba hafi hambwiye na Tofira ngo mwajya muri bya byicaro byiza n'iki cyari cyiza cyane ariko mwegereye ba data hari aho baciye akabuki murakoze protokole ni kare wa murimo yewe ubwo si cyo navuze n'iki ati rero ati wagize neza ati Tofira ajya kumuterekera amata ntibivuyeho ariko ugabanye ndahari ndahari we ati mumura kazana mwiza nta shyari dufite ati kandi hano nawe wawe uhavanye umunyago wawe rwose hanyuma kandi mukecuru bikambwiye rwose nyirakuru wa sheri hanyuma mukecuru nyirakuru wa Tofira yatambuka mubyeyi mwiza namwe bakabaha iyi mpano
ni impano nziza ikwiye abakecuru, hanyuma mushimirwa byinshi byiza mwakoze. Umwuzukuru rero wa Sebatunzi wagumye ugatarama ntacyo bitwaye, byari biryoshye. Mukecuru wacu nimutambuke. Yego Maroza wacu ahubwo rero ati igare ryanjye reka mbibishyikize hano. Ari amakuru ameze neza? Arakoze tarama ntacyo bitwaye, uzakubwe neza. Namwe mukwiriye gushimirwa byinshi byiza mwakoze. Ati tambuka. Murakoze bana beza, kandi murakoze umwana wacu. Ati kandi iyi mpano murayikwiye nawe. Hanyuma tate Anatali, namwe mutambuke babahe impano babateguriye. Nziza kandi ziracyakomeje. Kunamwenyura ntacyo bitwaye. Tofi nane saba umugisha. Iki gice rero turangije, mwamfasha tugakomera Imana amashyi. Imana nishimwe. Hanyuma Rosa rero yateguriye ubuki bwiza Tofira, ariko tambuka egera hino. Mu gihe bazana ubuki Tofira yateguriye umuryango, akira. Muzahozanye nimubato, umwe warinze ubusugi ishenge, iyinyeri iraho niyawe. Umbe mwari warezwe neza, ugatozwa gusenga no kwirinda, waririmba tugasusuruka, n'ijuru ryose rikishima, iyinyeri iraho niyawe. Nibutse rya joro mwana wa mama, ubwo wicazaga ababyeyi, utifite ijambo maranye iminsi, naribwiwe na Teofile muramuzi, yuko ankunda ashaka ko twabana iminsi asigaje kubaho ku isi. Ati narayisengera imara iminsi, numva umwuka unyemeza cyane, n'urukundo rugumya ruza, ubwo mfata icyemezo nababwiye, mwemera urukundo. Kibonye yahise yegeranya umuryango, ati munyarukiye mu batambyi, musabire uwo mwari mwiza yitwa Manishimwe y'agaciro. Teofile nawe mwana wacu, dore ubu twakwakiriye mu muryango, ufata neza umufasha wawe neza sibyo tugutoza, ababyeyi baba baragutoje, na pasiteri Isaac na mwuka wera ari kumwe nawe. Umva Manishimwe mwana wa mama, dore ushinze urwawe ntuzatupfura. Za mpanuro nziza cyane mu mwete numva, ntuzazite kure yawe. Ati urugo rwiza mwana wanjye, ujya guhakwa no gusenga wubaha Imana, ugakunda umufasha umutware, ubundi ukubaha bagusanga. Ariko se Manishimwe mukuru wanjye, gushinga uzaho ukaba ugiye, kakambisi wajya kugurira, kakabumba wajya kunzanira, kakashishi wajya kumwereka, urabona uzabikoreka nanjye koko. Abashimisha ku mataramye hano. Kurira biremewe, aya marira n'urukundo ntabwo ari amarira y'intambara. Ariko ugenda niko bigenda,
gusa ujye wibuka kudusura abo babyeyi batarahuguka. Tubifurije urugo rwiza, muzatunge mutunganirwe, muzabyare hungu n'akobwa, muzahoze amata ku ruhimbi, Uwiteka azabane namwe. Yari umusizi usigaye bagasigara basiganuza umwana w'umuhatangisha batinike. Yego, amashyi menshi kuri mushiki wacu. Kurira bajya bavuga ngo nta birimo ariko ati humura nzagaruka, ntabwo Tofi yagiye kundya. Ariko genda niko bigenda, najya gusengera n'uwo mwari, gusa ujya wibuka kudusura abo babyeyi batarahuguka. Tubifurije urugo rwiza, muzatunge mutunganirwe, muzabyare hungu n'akobwa, muzahoze amata ku ruhimbi, Uwiteka azabane namwe. Arakoze cyane, ariko mana we, nta muntu udakenera urukundo, kandi urukundo rwaduhurije ahangaha. Mushiki wacu rero mu murimo mwiza ashinzwe mu muryango, nagira ngo tumukomere amashyi, hanyuma asubire mu rugendo. Mwasubira mu rugendo mushiki wanjye, hanyuma mwanyegera mwuka, niba mugitaramye igitaramo kiracyahari, turakomeza no mu kanya. Arakoze cyane. Ese hano hari abasore beza nabonye batwaye n'amarangamutima, harya ngo mwitwa bande? Genda bazi ariko iryo zina baritahana. Yari umusizi usigaye bagasigara basiganuza umwana w'umuhatangisha batinike. Abasore n'abahungu barabyumvisha. Igire rata, genda urubitoza n'ikindi gitaramo. Urakoze cyane. Amashyi menshi atambuka. Hanyuma rero umuziritsi w'iwacu Roza aramukeneye. Roza arantumye ati mumpe niyakirire umukunzi, nimutebuke nyaboneka. Uyu ni musaza wa Roza, akaba ku izina ryo gutarama azwiho kwa Kimigabuki, nyuma tugatarama neza. Ahubwo rero yego, ati sheri urumva umeze ute? Nanjye ndajya mbimuvugira. Yari mu gitaramo avugagaho, hanyuma nimumushyikire Roza yiyakirire sheri, tambuka neza, ni nziza. Ati sheri ntukunda, ati rero nzajya nkumvira, ibindi nanjye simbyumvise. Ati shyikira mugabo mwiza. Tofi iyo bibaye ngombwa uca bugufi, uca nawe bugufi ntacyo bitwaye. Iyo bibaye ngombwa atumva bimeze sakuterwa n'urufarasa rumva. Yego ngaho rero nanjye munyongerere Tofira, munyongerere na munyabugukwe bwiza. Shyira mu ijuru wumve ubutumwa wacu. Ati shu turabizi ariko ati umuntu yatanga n'izindi mpano. Yego ati rero sheri wanjye nanjye ndumva ngomba nanjye kugerera aho wangereye. Ati iki cyaka ugitsinze ahareba inzega. Ati nanjye umva ati nyongera amaso, urwo hayara guhanga. Atashaka atuzi gutanga. Ngaho mwongere Tofi, mwongere turebe.
yego bro si byiza ati rero hano hari ibyo kunywa buno buki atubuza kujya hanze kuryoherwa amashyi menshi cyane amashyi menshi ati cheers ati ntitwavanga se shushu tuvange ntabyo bitwaye rohe cyane nawe nakuvangije bitwaye gize ati muryoherwe hanyuma ndabona birukanka aheruka hano hari imisozi ahitwa mu Gasharu ahitwa ya misozi uko yizi n'ibikombe ariko hari undi musozi twabonye nawo twagabiwe witwa Cyakura mutendereze kuri uwo musozi hanyuma mubwire ati rero hariya hahingwa ibi hano hahingwa ibi hano niho yego hanyuma tambuka wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuzwe pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni iry'aba babiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi humura ndakumva pe ryanteye icyizere gitubutse simvuze ndacecetse ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana izere kw'amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa
iyo umuntu agize neza baramushimira yishimye ariko nongera mbasaba kubera ko mwamaye n'ubundi kugira ngo twemere ngo tugeze kwa pasiteri abandi ndetse umugisha urakoze gushimira ubundi ijambo rimwe na rimwe na data rusanganwa ndibanje banyibarutse yaravuze ngo imfura idashima irashira kandi imvura igwa ntiyongere bayita cyumya n'utanze inzoga imwe ntayishoreze indi bayikemura none rero bageze tuvugana ko atari inzoga urihangane ubwo rero wari ugize uti ngo twabahita wari usabye ko twabahitira noneho kubera ko nakwemereye ko ibintu byose uragiye usaba najya mbiguha direct noneho ugende umbwire rucamihigo umubwire uti ku itariki 19 ku gicamunsi agende umubwire ati ubona amasaka arebe n'urwina ko rumeze neza haba haraciye umubwire uti kuri iyo tariki rwose isezerano n'isezerano uranyuzwe none urakoze cyane urakomera mfite umwana aho ngaho nawe arabikurikirana yamuse hariya buriya nawe yarateye nakomeza mukaza turashaka gutebutsa nibyo bitwaye iki ntacyo bitwaye buriya abantu ba nyirasenge hakaba nyina wabo buriya batwemeye nabo kubashimira ntacyo babitwaye buriya ba nyirasenge ba nyirasenge bari bicaye hagana igihe uraza kubikorana uraza kuganira n'umwicara mu gitaramo uraza kwicara mu gitaramo nta kibazo uraza yagiye kugira yagiye ku meza uraza kwicara mu gitaramo ugiye ni aba nyirasengera kuberekeraho ko yego ko bakoze batanze ubureshi mutwemerere rero tugire mu wabo kugira ngo tujye kugira ngo basaza twatubwire uko byagenze ko byabaye byiza kandi mwakoze imana ibamugisha nibyo uko bisabye nibyo wazindutse kandi wazindutse arazindukuruka ariko wigabye ararara ariko ntiwigabye kandi uri imfura none rero egera ijoro hanyuma bityo mubwire ni ukuvuga ngo urugendo ntirworoshye ndabizi mugiye gufata urugendo mujya kuvuga inkuru nziza ko mwabonye umugeni ariko n'ibyo nagutumye ntubyibagirwe hanyuma iyi ngiyi nabonye uri kumwe n'abantu mwazanye batari bakeya ni ukuvuga ngo iyo muragenda uko inyotije akavumbi kaje usoma ubaha nabo kandi n'abana batoya basoma nta kibazo sibyo hanyuma iyi ngiyi uyitegereze neza nabibonye iyi ngiyi uragenda ubwire Camigoti ubu ni ubutumwa buvuye mu muryango wa Sindambiwe Faustin ati rwose muri imfura ati kandi n'uwabagira inkorana ntabwo yabahitaho ati mujye mukomeza muri imfura ati kandi murinda kuba ba mwana harabura gatoya byarangiye hanyuma rero niwicara ndakomeza nganire n'umuhaguruka ndamuherekeza urakoze cyane amakinisho basaza